muraho neza njye ni Abe uri kumwe na Hoza. Ikaze muri Tubiture Hasi podcast. Twizere ko mumeze neza, harashize igihe kirekire cyane twifuza gusangira namwe ikiganiro aho twembi twicara tukaganira n'ibintu dukora mu buzima busanzwe bwa buri munsi. So tuzagenda dutura ibintu byinshi bitandukanye hasi, yaba ingingo turi kubona ziri kuganirwa muri societe nyarwanda, yaba ingingo wowe wifuza ko tuganiraho, abifuza kutwandikira bakatubwira ikibazo bari gura nabyo mu buzima, kiri personal cyangwa se kiri rusange. Nyaboneka mwumve ko turi hano kugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye. Ntibagiwe cyane ko nge musanzwe munza no kuri YouTube channel, hagati aho ikaze kubashyashya. Nabonye ibyifuzo byanyu mu myaka myinshi ishize, muvuga ati Abe ntabwo aza bihagije, Abe aza gake. Nti one day ndifuza kuzakora a segment tugakora ikiganiro aho twembi duhari 150%. 50 rakabije 100% already. 90% wenda pour commencer, kubera ko ntabwo social media ari abantu benshi zitunze, kandi on en fait partie mu bantu zidatunze. Rero dufite ubundi buzima ku ruhande, hari izindi devoir tugomba kuzuza. Ariko muri iki kiganiro, muri Tubiture Hasi, bazabona ngewe nawe ntabwo nzaza utahari. Ndizera kutazankina gutyo. Finally nabonye ahantu ngiye kugufatira. Uri umuntu ukunda ibiganiro, umuntu ukunda kuganira hagati yacu, ukuntu tuganira mu rugo n'ahandi. Muri iyi myaka ishize tumaranye, by the way we are a couple ku bantu batabizi. So tugirana ibiganiro biryoshye. Uri umuntu ukunda kuganira nubwo abantu benshi batakumva kuganira nawe nanjye, ariko nanze kubyihererana. Sinshaka kugerana kandi inshuro nkeya wabashije kugaragara hano kuri YouTube channel. Abantu bakunda ukuntu uganira, so ndakeka ko muri iyi podcast tuzabasha kuganira kuri byinshi. Uzabasha dusangiza ibitekerezo byawe, nanjye nkabasangiza ibyanjye, namwe mukadusangiza ibyanyu bitandukanye, maze tukaganira ku bintu bitandukanye byo muri societe. tuzagerageza. Biri kugaragara ko mubyukije. Ariko mbyuka de toute façon cyose ibi bitotsi ifoko mbimukamuramo byagiye kugenda bigenda. So nk'abanyarwanda tukurikira amakuru agiye atandukanye, aho kuri social media ngaho hehe. Ngewe ntakubeshye ibintu biri kunzenguruka mu mutwe, ariko nta nubwo baduha n'amahirwe yo gutekereza ku bindi bintu. Iyo hari ikintu kiri topic mu Rwanda, social media yabaye uburyo bwo kubigeza ahantu hose ku bantu bose. Ni algoritme, nuko ari isura cyane, nuko ari abanyamakuru bagukurikira, ukurikira algoritme guha ibintu ukunda gushaka. Erega iratumenya natwe tukayimenya, hanyuma kuba iyo rero. Kandi noneho byongeye tutirengagije ko u Rwanda ni igihugu cyacu. Erega u Rwanda ni igihugu cyacu dukomokamo, tuvukamo, tuzasaza turi abanyarwanda, twavutse turi bo, cyangwa se tuzanagipfiramo, cyangwa se utanagipfiramo, wapfira hose ugapfa uri umunyarwanda. Ubu ni ibintu tutahindura. Rero hari n'abagipfira, ntabwo turageraho. ntabwo ari buri wese, ntabwo ari menshi antuka, ntabwo ari bo benshi. ni ubutwari ntabwo dufite nyinshi papa ubundi ukuntu u Rwanda rumeze, cyangwa se n'ukuntu abanyarwanda bakunda u Rwanda. Intwari zakabaye ari nyinshi kurusha izo tuzi. Niyo mpamvu byitwa ubutwari, n'abantu bake babishoboye. Niyo mpamvu nyine iyo sije yo irahambaye, ni y'abandi bantu. Ku bijyanye no kuba nyine tubona amakuru yo mu Rwanda, c'est normal, je pense que ari ikintu gisanzwe, kuko turi abanyarwanda avant tout, kandi tugomba kuyamenya. Ni byiza kuko cyane cyane nk'abanyarwanda muri diaspora, isi yabaye nto, u Rwanda wagira ngo ruri akote.
ariko icyo nashaka kuvuga ni ukuntu ubu ndi gufungura telefone amakuru ndi kubona nayiyi ngeso sinzi nimba ntayita ingeso hari abantu bavuga ngo ni umuco sinzi ukuntu byumva icyaha gisubiwemo cyitwa ingeso umuco ni principe y'igihugu cyangwa se y'ako gace abo bantu barimo basanzwe bagenderaho nimba tuvuze par exemple tuvuze guca inyuma ni ingeso impamvu mvuze ngo umuco ni uko hari umuntu wakubwira ngo naranamwumvise bivuga nyine ngo umuco wo guca inyuma n'urugero ngo ni umuco wa kigabo ngo umugabo ngo muri nature yanyu ngo nuko imeze izo ni tentation z'abantu bose zibabaho ariko si umuco ntabwo yari kuvuga ngo ni umuco ni ikintu cyiza ni ikintu kibera ahantu ku muco kandi guca inyuma c'est toujours caché ni ibintu umuntu akora ni ibanga ry'umuntu n'umutima we rero iyo ubimenye ni nk'umujura wafashwe ni icyaha guca inyuma ni icyaha ntabwo rero ari umuco ahubwo ni ingeso nkurikira entertainment nyarwanda cyane urugero izina Sabin ni izina tuzi muri entertainment nyarwanda cyane urugero dusubiye inyuma gato Ndimbati ni umwacteur wari umaze gutangira kumenyekana unazwi cyane ugasanga nk'abantu b'abagabo gutyo bari kubaka amazina muri entertainment runaka bafite ama platform afasha atumira ugasanga nk'ako kantu kabagushije mu ubundi hari ama etape y'ubuzima uravuka ukaba umwana ugaba ingimbi ukaba wamara kuba ingimbi rero biriya bintu bakora ni ibintu byo mu bugimbi bya bindi abasore b'imyaka bari gukora muri adolescence abasore b'imyaka 18 20 babaga bafite 3 ou 4 copines ubona nyine bari baca gauche à droite rero hari ikintu bita uburere ababyeyi bakaba hafi y'abana babo bakabaha uburere bufatika bakabarinda ibyo byose cyangwa se ubukene burya hari uburere n'ubukene ni ibintu bibiri bisa iyo umubyeyi akureze yagupriva ibintu ariko ubukene nabwo iyo buhari hari ibyo utabona uri kubyumva rero uburere n'ubukene birasa iyo rero uwakuze uri umujene uciriritse abakobwa batiyenteresaho bakagira cyangwa se abahungu uri umukobwa uciriritse abahungu batiyenteresaho ukagera ahantu ya myaka yararenze ariko ugeze igihe cyo kubakurura ya manque irakuhatrapa ya etape utabayemo ya bindi utakoze birakuhatrapa ugasanga bigusanze hahandi waruri ufite urugo ufite abana bakuru babandi ujya kubona ko nabaye abagabo batari hamwe ibyo bintu bikunda kubaho ku bantu bashatse kwigira batagatifu plutôt alors que ari etape y'ubuzima burya reka nkubwire umwana aravuka akiga gukubagana agakubitwa izo ni etape umwana agomba gucamo umwana utibye ari muto il faut s'inquiéter kuko urumva forcément azabitanta akuze umukobwa udasambanya ari muto il faut s'inquiéter kuko urumva azabitesta akuze uzi umukobwa uzi umugabo umwe ugasanga agiye mu rugo azi umugabo umwe akagenda agahura n'umujyi amaze kuba umudamu akabona umugabo umwe ubudena 2 ans 3 ans akumva ari guhura n'abandi badamu bakamubwira bati ngiye nigeze kugira umu ex à gauche à droite nagize aba ex batatu kandi akabona arubatse neza kuko wa wundi we azi ibyo ari byo ariko wa wundi aba yikeneye kumva akeneye kuba désiré n'abandi bagabo tu vois ce que je veux dire agikeneye kuba désiré n'abandi bagore agikeneye kumva ko arenze ako kantu ntabwo azi ibyo uko bimera ako kantu n'akantu kaba mu muntu buri gihe iyo rero utabibayemo uba wumva hari ikintu kibura wasimbutse ariko iyo bibayemo ugahitamo kubivamo iyo igihe cyabyo cyarangiye warabivivye ubu uzi neza ko nyine nta cyiza cyabyo
rero ikintu uzabona muri bari abantu uko ari bombi Swat Sabe yari concentré ku buzima ashaka ejo hazaza kandi ni umukozi biragaragara azi ashaka kwiyitaho donc il a pas eu le temps cyangwa se yabaye bien éduqué ntabonye igihe cyo kujagara arumva none hageze igihe rero abona izo tentation kandi zimwizanira chez lui bamufashe nk'ikigirwamana n'umuntu wa mbere ufite cyane mu gihugu urumva ni umuntu ukomeye mu gihugu fait donc dis-toi que hari ibintu byinshi ahura nabyo nawe ubwe atabasha ni ijambo rikomeye atabasha ntiyabashije ntiyabashije ariko yari biragoye cyane aho ngaho niho ndi umuntu ashobora kuba ati none se nimba ibyo bintu ubisobanuye gutyo nimba ari ibintu biterwa wenda nayo etape bamwe basimbuka bakayiratrapa ngaho zimwe zitwa za retour d'âge cyangwa ushaka kubyita uko ubishaka ese ko ari ibintu bibaho kuri benshi bakabura ubwo burere benshi bagahura n'ubwo bukene mbega ntibavive mu myaka yabo igihe cyabyo tubinormalize no ntabwo tugomba iyo ngeso tuyigire normal no ntabwo tugomba kubinormaliza ariko ingaruka zabyo zose zitugeraho kandi zirahari nyinshi preuve ikintu kibyica nyine je pense ko ari bya bindi ababyeyi bibwira ko bari kuri uburere abana babo ugasanga umwana umuprevye ibintu byose uramugose ushaka kwaba ko wowe wifuza kwaba urumva igihe rero azagira iyo liberté azakenera kuba uko yagombaga kubaho kandi atari cyo gihe cyari gikwiye ubundi umwana akeneye kwiba agifite ababyeyi bamuhana cyangwa se bamurihira akabona difficulté ababyeyi banyuzemo akavuga ati ibintu je le ferai pas urumva akabona ububi bwabyo ariko ejo mu gitondo niba nta muntu uzamuhana cyangwa se uziba cyangwa se igira ati azakenera kwibakuze kandi n'abakuze ntabwo aziba cya kintu gito urumva nimba wenda tuvuge turabana twibaga twebwe ibiryo mu nkono n'urugero ukajya kwiba ibiryo mu nkono ariko urumva niba ari umugabo kuzi ufite urugo ntabwo azajya kwiba ibiryo mu nkono aziba inka kandi najya kwiba inka agafatwa uri kumva neza uko bizamugendekera donc le mieux nuko les étapes z'ubuzima iforerese zikatwefekta mu murongo uko bikwiye hanyuma tugakurana nazo kuko en fait na maisheke yo mu isi y'ubuzima kandi tout le monde est obligé de passer par là buri muntu wese agomba guca mu icyo kintu urumva que ça soit gukubitwa que ça soit kwiba que ça soit gusambana que ça soit gupfa que ça soit kubaho kuko ni ubuzima en fait aho biba bikaba exagéré bikanadutungura nuko kubiba ku bantu tutabitekerezagaho le fait no kuba tutabibatekerezagaho nuko abantu baba baravuye kure baraturutse aho bitari bakabyisangamo bakuze rero tukaba ugasanga tubayeshoka ariko mu bintu byabaye je pense pas ko hari ikintu cy'igitangaza kirimo kuko no mu baseka je pense ko batakagombye guseka ahubwo ntabwo ndi kuri nikote ya Sabe cyangwa se nikote y'uwo mudamu mais je me dis ko iyo biba ari ibintu bishoboka byari kuba autrement ariko abantu ntibumve ko hari inka yacitse amabere kuko tout le monde le fait ahubwo bagize amahirwe yo kubikora mu gihe cyabo cyangwa se bo ntibazwi aussi ntabwo tubona nanone ikindi kintu nkeka ko abantu benshi bibagirwa agaciro k'uburiwe n'izina ryawe n'abantu rimwe na rimwe abantu bibagirwa abaribo usibye kwibagirwa uburiwe rero hari ahantu bifite karite apana mu mafuti impamvu nshaka kukubwira icyo nuko iyo usubije amaso inyuma ukareba umuntu wenda tuvuge dusubiye kuri kote ya Sabe ahantu yagiye kuri iriya video nabonye kote y'ahantu yagiye n'ahantu yarari njye personnellement numva yaricishije bugufi
ariko nibyo byatumye nyine wenda oui mais c'est pas au fait nuko ari mu cyaha ariko iyo bari mu mucyo iriya bari karite bibi niyo mpamvu mbwiye ati mu mafuti rero mu mafuti burya mujye mwumviza ibiciro mujye ahantu hari bifitiye ubushobozi je pense que nyine agomba uko bikora je sais pas wenda aho hari nko muri hoteli cyangwa se ahandi hantu hari abaprofessionnel nta n'umuntu wapfa kuzana iyo kamera ngo aze kumukurikira kamirafe adakeneye kwiruka se yaguma mu cyumba cy'agafunga yarashaka kwishyura kuri momo cash ati ndishyura andi majoro 3 je restera la pole sana ariko ni nanone ukavuga uti nanone ntabwo ari ibintu ngewe personnellement shyigikiye nta muntu bishyigikiye ariko nuko nanone abanyarwanda bakunda byacitse bagasaragurika iguye ngo nta muntu utayiryaho iguye buri wese abashaka kunoshaho urumva natwe bitumye tuvuga ariko realite nuko ntabwo ari sabe gusa ntabwo ari we gusa nyine ni ikintu uvuga uti ese nimba binaniye abantu bamwe baboneraho nk'icyitegererezo ko hari abantu benshi babona hari abantu benshi bageze ku rwego rushimishije rwo hejuru bamwe bakavuga ati uyu muntu aranyispira ariko ukajya kumva atezwe n'umugore atezwe n'umugabo ugasanga ubusambanyi guca inyuma aho ubu ngubu rero nimba koko sabe yarabaye ingenzi ku banyarwanda ubu ngubu niyo moma yo kwibuka ibyiza yabakoreye uri kunyumva no umuntu after all no umuntu naho ibigusha turabizi neza mu mateka nibyo nakubwiye mu mateka y'abaza Bibiliya na twumvisha ibyabaye kuri ba Samsoni abantu benshi cyane bari bakomeye ngo hari umudamu witwaga Mukaroti wahindukiye ahinduka inkingi y'umunyu je n'ibiki se ibintu byo muri Bibiliya ntabwo byabayeho je suppose ko ari nyina ma histoire ari inventé ariko iyo babikubwiye wumva ari iki ibintu byahozeho wumva ari ibintu byahozeho abagabo gushurashura abagore ça toujours été là kandi ça sera toujours là ahubwo rero ni ryari cyangwa se ikintu impamvu uri kubona bino bintu biri kuba byabaye topic biri kuri ku murongo w'imbere n'ukubera iki icyambere ni izina ry'uwabikoze naho nkubwira ati fo kumenya izina ryawe ariko bakabaye nanone basubiza amazi makuba ati bon ibyiza yakoze mu gihugu bingana iki ni icyamariye societe none bakareka kumutera inkota ahubwo akaba aribo bibuka ibikorwa byiza yakoze ikibazo malheureusement inkuru mbi nizo zigenda vuba kurusha kugenda je m'en fous kuba inkuru iragenda byose pas un problème ahubwo kuba yashyigikirwa kuba biga buryo umuntu anashyigikirwa iyo nawe ubwe yiyasumye yiyakiriye reka tubihe igihe n'ubundi gihe nicyo n'ubundi si ntabwo ari ubuzima bwacu nabo n'uburyo bwo kwiyexprima ibyo tuzamushyigikira nitwumva ko no kwiyakiriye nta rezo hariya ntabwo abikeneye no kwiyexprima je pense pas ko n'inama mugira zicecekera ariko mu by'ukuri nuko tout le monde le sait en fait hari ibintu abantu batazi buri muntu wese w'imbere asohotse hanze isi yaje niyo mpamvu hari ibintu Imana yadukinze iratubwira ngo kuba yizera ndabaramukije ikakubwira ngo reba umuntu ukamureba juste muri housing ariko utamenya ibyo atekereza kuko des fois iyo ubana n'umuntu ari uzakwica hari igihe ubana n'umuntu rero umuntu tubona ntabwo ari we muntu no umuntu burya ni umuntu w'imbere umuntu burya ni icyo abashaka kubona wiyereka abandi iko ushaka ko bakubona rero icyo kintu iyo maske yawe yaguye
ukaba abantu bakakubona mu yindi sura ukambara ubusa abantu baba urabona impamvu rero urabona impamvu yabyo bino urabona ni ikintu gitoya cyane iboneye umuntu aramwishimira nawe aramwishimira ariko ibyo ntabwo ari bibi just imagine rero wari umuntu ufite ama ideology yo kwica kurimbura igihugu gusenya umujyi kandi bariho bibarimo bibatona mu mutwe hari umuntu ushobora kuvumbura ibintu bimugenda mu mutwe ukaba wafata mikoro ugahamagara uti muramenye umuntu usa gutya na gutya na gutya muramenye mu mwitondere mugende mwumve turapfuye turashize ibintu byabaye ku bantu babiri bakuze bakuru kandi bose bafite des réponses à donner à leur partenaire soit turavuga ati ni ibinyoma parce qu'en fait jusqu'à là nta n'ikintu kigaragara cyabaye juste ni video umuntu ari kwiruka tout simplement kuko umuntu yiruka kuriya nyine ariko kwiruka hari kwinshi muri cardio wasanga ari muri sport reka tubyite gutya donc Inna Sabin afite des réponses à donner à sa partenaire cyangwa byakunda azi explique ngo ati ibi ngibi nibyo cyangwa se sibyo etc etc et puis kubabarira cyangwa se no kutabarira ça reste kuri côté nibo bantu b'ingenzi kuri bo hanyuma rero nimba habonetseho gutandukana bazatandukane buri wese akomeza ubuzima bwe ariko je pense ko atari situation ya mbere siniya kabiri siniya nyuma niyo hazamo n'ubuyobozi je pense que ils sauront de quoi faire nta bintu birenze ndaya ko bitazagera aho ngaho ikibazo nyine ni uko ngo tuba muri societe umuntu abafite umwanya muri societe kandi umwanya utari simple udaciriritse niyo mpamvu societe yose nyine ihura no mutingito ugasanga twese turi kubyibazaho at the end of the day ntabwo bitureba voilà ntabwo bitureba icyo ni ikintu cyabyishe ni YouTube itanga amafaranga nuko buri kantu karimo rero kari gutrendinga mu Rwanda ujya wumva umujene ide afite mu mutwe ni ukubona kamera cyangwa se telefone ikora neza agakora amavideo agashyira kuri YouTube akabona amafaranga donc mu bindi byose tusubije n'abashinyuma n'abakora aya mavideo bari kugenda barepeta ikibari imbere n'inda au final sibyo ko birengagiza ko hari umuntu uri gupfa deraye hari famille iri gusenyuka hari abana bagiye gukura babona mu video comme situation rero inda ya rusamabo ndiri imbere kuko nta muntu sino isanfu yo kujya gukora video ngo ajye kubishyira kuri YouTube nta kintu biri bumumarire ibyabaye nabo byababaho cyangwa se bizabaho kuko on n'est pas à l'abri de tout muri no si ntabwo isakaye kandi c'est la vie oui juste batekereze tureke abanyarwanda bareke kureba gukurikira amafaranga yo kuri social media ngo birengagize ejo hazaza ariko ahangaha niho unabonera unumva ama depression aba mu Rwanda ntiturabigeraho cyane iyo urebye nk'ibyamamare byo mu bihugu biteye imbere nka za Amerika n'ibyo ugasanga nk'icyamamare kiragiye kiradeprimye kishwe n'ibiyobyabwenge kuko buryo uko wamamara niko kugwa hasi biba encore plus brutal niko la chute est encore fatale abantu bose bagomba kumenya your business niyo mpamvu at the end of the day twabonye ingero nyinshi ni ukuvuga ngo wowe aho nimba uzi ko uri kubaka izina ryawe yaba muri societe kuri social media itondere aha ujya abugendamo n'ibiki kuko abazi your life ubuzima bwawe isufi ko hacamo akantu gato societe wenda ibonamo ukuburyo no reputation ibiki byose chute libre usibye ko nta na hazaribaho hazar nibaho hazar n'existe pas je pense que
buri muntu wese afite ubuzima ni itiyo, ni nko mu itiyo, umuntu ameze nk'unyerera mu itiyo. Itiyo rero niyo ikuyobora. Donc tout ce que tu dois croiser, tu vas le croiser. En fait, hari uko ubuzima bukoze, hari umuntu uzapfa yishwe n'imodoka, undi yishwe n'isasu, undi yahanutse, undi agapfa asinziye. On n'a pas tous les mêmes. Nk'uko twavutse, hari abavukiye mu mirima, hari abavukiye mu bitaro byiza, hari abavukiye mu ngo. On est tous, twese ntabwo turi bamwe. Mais réalité nyine y'ubuzima tubamo ni uko ari bwo budufite, ntabwo ari twebwe dufite ubuzima. No, ni ubuzima budufite. Rero tout ubuzima bwawe bwose buri tracé, donc tu fais que suivre. Ouais. Nimba Sabe ageze hano nuko nyine niyo nzira ye. Il faut pas non plus oublier nyine ko ari yo nzira ye, ariko agomba kugenda. Ça se trouve azaba encore plus fort mu minsi iri imbere, abyigireho akomeze kandi akomere, kandi ntibimubuze ntibimuce intege yo gufasha. Icyo namubwira nuko gufasha c'est à part. Gukunda abantu cyangwa se kugira umutima ufasha c'est à part, ni ibintu ukwabyo. Hanyuma les tragédies zo mu buzima umuntu ahura nazo, des accidents nazo ziri à part, uhura nazo nyine. Yeah. Icyo ugomba kwevita ni kudahinduka kubera byo. Yeah. Ikindi nakunganiraho nubwo destin cyangwa se destin, sinzi ukuntu bahita mu Kinyarwanda. Si destin uriba mu Kinyarwanda. Ahazaza aho nimba hazwi cyangwa se kubizera Imana ihazi. Mwige njye iyo nama navuga nicyo ntabwo ugomba kureka ngo umubiri cyangwa se izo désir zigukontrole. Ufo kureka ugatekereza avec ta tête. Rimwe na rimwe nubwo dufite umubiri ukifuza uyu ukifuza ha, cyangwa se niyo bitaba umubiri byaba irari harya niki babita. Voilà. Il faut pas kureka ngo ibyo bintu bigukontrole. At the end of the day, discipline nuko wowe ukontrole umubiri wawe. At the end of the day, iyo ni mental dafitwe na buri muntu. Oui, ariko ni nziza ikurinda. Sauf que il faut de tout, il faut savoir que il faut de tout pour faire un monde. Ikurinda ibyo byose ndakubwiye. Sauf que ugiye mu ntungara w'umubiri, urabona nk'ubu kano gasituwasiyo kasaba ukuntu kamanshi igihugu muri no minsi kayokipa abantu. C'est bien, il faut de tout. Mais c'est dommage. C'est dommage nyine. Icyo ndi kuvuga aho ingewe ikintu bimbangamiraho nuko uwo wasenya si Saddam. Je suis sûr et certain ko Saddam yamaze kubaka izina, niyo yareka YouTube channel ntabwo azapfa ameze nk'umuntu uciriritse. Alors, par contre, ikibazo hari abakomoka kw'abo babyeyi b'abana batoya bagomba gukura, nabo bagomba kubaka aheza habo. Si byose nkubwira ujye ubona ukabona ngo umwana wa Whitney Houston yariyahuye, tusa no kubera ko ababyeyi babo pression yageze iyo hanze ituma niyo waba ufite ibya mirenge ubutari umva ubabaye. Kuko umubyeyi wawe iyo yakoze ikintu nk'icyo ngicyo ukabibona, ifupa kubibona kuko iyo ubonye urahungabanya. Niyo mpamvu nyine tugomba kumenya nk'uko watangiye uvuga, ukaviva buri etape y'ubuzima, wagera kuri etape yo kumubyeyi kumva responsabilité z'ububyeyi, ukumva ko hari ibintu ugomba kwigomwa. Nabo ngabo bafite ayo mashusho cyangwa se babona ibyo bikorwa, il faut ko babinormaliza. Il faut ko batekereza nyine nk'uko ngo akavuga ati putain, il a une famille quand même. Tu vois, akareba ntarebera personne. Iwashaka ubumva ukagenda ukasanga sana ukamukubita iki, ukamuryamisha ukamuhonda ibibando, ukamukubita. Ubinormalije bose babikora. Ntabwo bose babikora. Reka nta kibabuza none se ibi biratuma batabikora. Ndabize. Ça change rien. Ungeraho kubinormaliza.
ongeraho kubigira ibintu bisanzwe. ntabwo mvuze ngo babigira ibintu bisanzwe, ndavuze ngo bashaka ubundi buryo bwo guhana atari uburyo bwo gufata umuntu ngo babishyira ahantu ku mbuga bizamara imyaka n'imyaka aho n'abakera bazabibona. Ikibazo niyo si turimo ubu ngubu. Rero icyo nicyo kintu kigoye, njye nicyo kintu kingora personnellement, nkumva ko yiba yari byabaga bikaba kuba ari ubu ngubu bitazatusha kuba bakomokaho. Mais malheureusement non, kuko urumva ni amashusho nta kintu kiyasiba ntahajya. Nicyo kibabaje rero, nta abantu bari kubipubliya babimenye, abantu bari gusohora ayo ma image babimenye ko bari kwangiza atari uyu, ahubwo ari abari inyuma ye cyangwa se n'abari inyuma yabo. Generation yakabaye ikora ibyayo igakora ubugoryi bwayo, mais ntiyafekte generation ikurikira. Mwisiri parfait nuko byagakwiye kugenda, ariko uzi neza ko atari ko bizagenda. Ariko mu myaka mu nambere ya social media ntushobora kuvuga uti mu mwana wa John, John yari imfura cyangwa John yari ikigwari, ugasanga umwana ariko no munsi bihita bijya, uyu munsi biriruka kurushaho, ariko na kera de bush amakuru aragenda. Ariko byabuzaga umuntu gutera imbere bebe. Hano byo ugasanga umuntu ni umwana w'umurozi wo mu cyaro cyapfiriya, ariko abaye umudokiteri, abaye umudirecteur. Ariko ikibazo mbwira ukuntu umwana w'umubyeyi ntazi ufite video hanze ari kwikora je sais pas quoi azajya kwisanga mu banyeshuri 70 akajya gukora ikizamini akumva aratekanye, azi neza ko hari amasocial media arebye, afite nom de famille ya wa muntu. C'est ça. Niyo mpamvu ni wowe mukuru uzi kuri kubyara, uzi kuri gushiraho abandi bazagukomokaho, ni wowe ugomba kuvuga tumva ubwana narabukoze, imikino narayikinnye, ubu ngubu ngomba kuba serieux. Na societe muri rusange, societe nta mpuhwe igira, ifo ko tumenya isi turimo. No nimbaraho rero c'est clair, urugero nguru. Ariko nimbaraho wa muco w'ubunyarwanda ntacyo kimaze, kuko Sadan il a tout fait pour sauver pas mal de vies. Abantu bari bakeneye ubuvuzi, abari bakeneye ubuvugizi, ndetse n'abari bakeneye je sais pas quoi. Il a tout fait. Urumva rero hari abantu nabonye barimo n'ubundi baterwa ngo yaramo c'est le retour du bâton. Honnêtement je me dis nk'iyo uriya musaza agiye akihandagaza akavuga rya jambo, hano namugaye ni hamwe nuko we icyaha cyemera abana nabi. Il a pas été un père. Ubwo wari ukwiye kuri kwa bari abana. Donc umudamu ararira abona umuntu umufasha kumvikanisha ikibazo cye. Le problème yaje kubonde. Ikibazo ninde? Ikibazo ni wamuhaye mu micro umudamu kugira ngo yexprime, cyangwa ikibazo ni wa mugabo utaruzuzaga inshingano ze? Niho nanjye ndikubwira ikibazo ni societe, cyangwa ikibazo no umugabo uri kwica izina rye bikagwa ku bana be. Hanyuma rero iyo bigeze kuri societe ariho hantu nafata Sadan nkafata na Ndimbati ngavuga ngo bose hari icyo bakoze nka erreur. Sadan yagomba kwicaza Ndimbati akamubwira ati video ndayifite ngiye, mais t'as des devoirs à faire. Fais-le. Mfashe ingamba nakubwiye ngo fais-le tout de suite, sinon urabizi neza tu vas finir en prison. Icyo ngicyo kikaguma hagati yabo nabo. Donc de l'autre côté ndashaka kugira ngo tujye mu muco w'ikinyarwanda, wa muco wa kera. Umwana w'umukobwa yakoraga amahano, umwana w'umukobwa kera mu Rwanda yasamaga inda, bakashakwa yimuteye imiryango ikicara bakabashingira. Tu comprends? Donc ni muri iyo sens ndi nakubwira ni kuri kote ya Sadan cyangwa se yaba kote ya Ndimbati ndetse n'abandi amarorerwa baho, ariko aya ntabwo ari amarorerwa yagahagaritse
igihugu entre guillemets. Moi je me dis ko bagombaga kuba iryabo nyiri kubona iriya video wazanye iriya video akagenda akicaza saba akamubwira ati bon cyane ko yari yagore kuvuga ati warantotezaga iyo yashaka kuruta saba akafata video akayimuhereza inbox akamubwira ati bon ndayifite warantoteje igihe kinini ndashaka ngo cette fois-ci ça s'arrête uze nushaka uze gukorera ikiganiro iwanjye uvuge ko ibi bintu bihagaze tusaba imbabazi biriya ni ibintu biri simple abantu basaba imbabazi mu buryo bworoshye abanyarwanda bakabyishimira kuko nta bantu babiri bari bafite role zimwe mu gihugu kandi zitari mbi bafite umuhamagaro wo gufasha mu gihugu kandi utari mubi donc buri wese kuko yari amaze kumenya defo z'undi bagashyirana hamwe bakaze kumenyana niba kera nibo babaga inshuti kuko yabaga azi point faible uzi point faible y'undi ukamenya nawe aziya niyo mutaba inshuti mugirana iyo affaire niko bafitanye deal kera nibo babanaga n'igihango kavuga ati duhana igihango uzampemukira uzabukoza amahano donc ni muri iyo sense kandi biriya ntabwo ari ibintu bigize icyaha no c'est la vie ya buri muntu ahubwo impamvu bigera ukabona ubuyobozi bubijemo nuko abantu n'arrive pas à gérer leur connerie nk'izi ngizi vraiment kuko impamvu uri bishobora kwintervenir nibyo ndi kukubwira c'est la vie y'abari inyuma nta muntu ugomba gukura ni bimwe ngo yumve uwo se yarariwe. Si c'était quelqu'un de mauvais, toi tu peux être différent. Toi tu peux faire mieux. Babe, wuzuyemo espoir nyinshi kandi ni byiza pe. Ariko abantu bamenye ko isi itagikora gutyo kandi nabake bagikora gutyo ni bake. Ni bake cyane. Kubera inda. Okay. Kubera inda. C'est l'effet. C'est l'effet. Je comprends. Ubuzima busigaye bugoye. Ubuzima buragoye buri kantu kose abantu barakabona bakakavunjamo amafaranga. Turi bakuru turabona ko ariko bimeze. Rero ntukeke ko wowe uzabona iyo favor. No, mukoresha umutwe mureke gukurikira aho umuyaga ukujyanye. No, ntabwo mukanguke turi muri 2024. Ufite chamo ya mbere mu gihugu. Ufite n'undi uri kuvuga ngo nanjye warambangamiye. Ibyo ni na affaire hagati yanyu. Uzi ko bimeze gutya. Nawe ugiye kwisha muri position iri vulnerable, iri sensible gutyo. Il faut ko dukora twamenya isi tubamye ariyo. Ni byiza ko ibyo uvuze nibyo kera abantu bashaka kunegosiya hagati yabo. Mais ibyo malheureusement ntibikibaho. Il faut ko twakira isi tubamo tumenye ko abantu ari beza ariko bashaka kubona babi. Cyane iyo ufite intege nke iyo uri muri position yaho ufite intege bakurira. Nta muntu udafite intege nke. Buri muntu wese agira intege nke. Ahubwo zidufata mu buryo butandukanye. Rero mureke kwishira muri situation wanazigeramo nyaboneka tuzagufatira igihe tugusengere ariko tubyirinde. Turi abantu bakuru bamwe bafite abana umutekereze kuri izo responsibility. Abantu bagomba gukura bagatekereza kuri izo responsibility. Bagatekereza ku kazaza apana kabo gusa menako bazasiga. Mbere yo kujya gukora ariko nge ndahamagarira n'abanyarwanda muri rusange nabo ubwabo nyine babandi bagwa ku ibyo bintu ukagwa ku iyo video nabo ni bakure. Tu comprends? Nabo ni bakure babe bakuru bamenye barebe kure bavuge bati ikibazo ishobora kugwa ku muntu umaze icyumweru aburaye kandi azi ko iyo video yayibonamo icyo kurya cy'ukwezi yimushyire nyirayo uyu mwaka. C'est aussi une bonne idée. Muguruti wenda mukoresha chantage j'en sais rien ariko ntumushyire hanze. Nta nubwo ari ubushyize hanze muriya bishe ibintu byinshi cyane societe bari kwica generation izaza ntabwo kandi n'ababo batisize nabo ubwabo batisize kuko umwana wo wayisohoye n'umwana wayisohowe ejo nibahura ntibazaba inshuti epimene bose bazabona ibyo bintu
de toute façon umwana wawe nawe naramuka agiye kuri social media akavuga ko iyo ufite urumva azumva abo kureba ibyo bintu. Faut juste ko wumva ko nimba ushaka gukora uwo muntu wafashe video akayijyana UG ayishiriye Yago yari no ndetse mu Rwanda ça aurait été plus simple kwa Sabe ari à côté akamubwira ati dis-moi cyangwa se Yago akamubwira ati Saba Tegana House j'ai un truc pour toi dati non comment elle là il faut qu'on parle sinon chantage ni cyane none ni ikintu chantage ntabwo yari kubikoraho ikisi yagombaga kuba yabibonye kumva ko nyine le mec il veut à tout prix pour se réconcilier akumva ko ashaka ko ubumwe buganza nimba koko aricyo cyari ikibazo ou alors ntabwo ari c'est pas le seul problème gihari hamwe n'abuto. En tout cas ni ibintu bidutera kwibaza byinshi bizana izindi sujet bitubera n'urugero mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaba ingo zubatse yaba girlfriend boyfriend yaba husband and wife fiance n'umuryango muri rusange ni ibintu tuganiraho gutya tutateguye vraiment ariko twavuze ati nkuko natangiye mbabwira one day ifoko twicara tugatangira i podcast so tuzagenda dutura ibintu byinshi bitandukanye hasi mwumve ko turi hano kugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye yabizigoye kuganira izigoye gukemura ntabwo tubasha gutanga ibisubizo bya buri kintu cyose ariko voilà niyo mpamvu rero kuganira ça reste une conversation ça reste une conversation tuzirinda guteza ibibazo kandi tuzavuga ibyavuzwe tuzirinda kurema amagambo mu muco nyarwanda abantu benshi cyane bawuzi ntabwo ari abantu bavukiye mu magorofa no kuko la plupart y'abantu bigiye ku mashyiga amashyiga atatu mukicara umwe akicara muri kota muri batatu muri bane muri batanu mutetse ibijumba hari ibijumba biri ku mashyiga ugashyira ikigori hirya mu ntunza cyangwa se ugashyiramo ikijumba mu ntunza ukagikuraho umuti wankatiyeho akantu mukaba murya mutegereje ko ibyo mu nkono bigira bishya du à la force iyo ubwo bumwe bwatumaga abantu baganira usanga nk'umubyeyi yicaye mu bana be ari kubabwira amateka se ari kubabwira iki ariko ukabona ni famille ukabona hariho n'abageraho bagasakuza cyangwa se bagaca imigani et ça faisait passer le temps uno munsi rero ibyo bintu ni ibintu bitakibaho ce qui est normal umugani wawe d'après Christine n'isi tubamo ntabwo ari byiza isi yarirutse ntabwo abantu bakibasha kuganira rero sasa ntabwo abantu bakibasha guca iyo migani ntabwo abantu mwazashije ziri tabu urabona waba ufite mushiki wawe waba wamubonanye n'umuhungu ebana mu rugo ku mashyiga ashamuka mu cyaha ku buryo demain matin umuhungu yari afitanye rendez-vous na wa mukobwa kugira ngo no umukobwa akaba niba bavuze ati tuzongereza uburirizi isaha ku mugezi umukobwa umuhungu agategereza akajya kuvoma akicara iyo agakina derevura agakina agati agakina agatambaro kumwe ijoro rikagwa umukobwa atagiye ku mugezi donc ni ibintu byabaga biri cyane muri famille kandi umuhungu umukobwa ntazamubwira ngo byagenze bitya ese kutansubije wapi akaruca akarumira akakanyamo rero icyo kintu nicyo twebwe tuzabazanira ayo mashyiga atatu kuri social media tukazajya tuganira tukabaha ibishoboka byose byo twebwe twamenye hanyuma natwe tuzabaza abakuru hanyuma tubazanire amakuru
ubwo nimba hari icyifuzo ufite ingingo runaka uvuze ko tuganira cyangwa se nanone cyane ikibazo wowe wifuza kutubaza watwandikira ibaruwa nimba ushaka ku nkuta nkoranyambaga zacu ku nkuta zacu yaba kuri Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, hose dushatse ntiwatubura yaba njyewe cyangwa abe. Murakoze cyane, urakoze cyane, nanjye ndakoze kuko ndabona wowe ntumbwira ngo urakoze. Kuko ino channel ni yawe. Bon, reka mbacike. Zameka telefone zanyu mutangire mu filime bitwa mu murakoze cyane. N'amakouple nimba hari ibiganiro mwifuza by'amakouple cyangwa se ingingo runaka twaganira za couple nababwira iki, dutegereje ibitekerezo byanyu. Hagati aho mwitegure video buri cyumweru, fingers crossed tuzagerageza kujya tubaha episode y'iyi podcast buri cyumweru. Naho utaha muri tubiture hasi podcast buri cyumweru ntabyo narenzi c'est la patronne. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.